yegukana yaba ari nk'umutoza uje mu ikipe y'igihugu twari kuvuga duta umubano mwiza w'u Rwanda na Senegal duhaye umutoza nk'aho umubano wa kera wari n'iparatina n'u Rwanda kuko iyi seve numvishe iraremereye amafaranga rero siporo igomba gutanga hano hantu ni hatari winjira za ndani muribuka ko ubwo twakiraga perezida wa Rayon muri kiriya cyumweru cyashize kuwa gatanu y'ushize yatubwiye ko bitewe na proje bafite zo kwizamurira abana bakiri bato umutoza bagiye kuzana niyo profile agomba kuba afite aha mise nshyiramo bihwanye rwose wagira ngo wari uri mu kanama kakoze icyo bita vetting cyangwa se kumenya amakuru no gushaka ibyisumbuye ku batoza kuko bari bafite abatoza batatu bari kureba ubundi ntabwo yari showa ya mbere mu by'ukuri hari umutoza w'umunya-Côte d'Ivoire ari kutoza muri Benin watwaye shampiyona ya Benin niwe batekerezaga nka nimero ya mbere ibiganiro birimbanyije ikipe iyo muri Benin yahise ivuga iti ntabwo twakorekora araduhaye igikombe umwaka ushize dufashe icyo bisaba turagikora tukongera amafaranga ugume hano ahita abwira Rayon arabwira ati bangereye amafaranga ntabwo bigikunze konza gutoza Rayon uwa kabiri rero kuri shortlist yari uyu munya-Senegal uyu mugabo ubundi ni n'umuntu nk'uko uvuga bakasa cyangwa se ba Eric ni abantu baba basanzwe ari abantu banafasha federasiyo mu bintu byinshi kuko bari abantu nyine bazi umupira bari muri development bafasha abana bajya inama bahugura abandi ibintu nk'ibyo yabanje no kugorwa kwemeranya nabo kuri proje we avuga ibintu bitatu rigoga yaravuze ati mfite Axcel cyangwa access ku bakinnyi benshi b'abanya-Senegal hano kuko urumva yatoje mu bato ba Senegal wambajije nk'ikintu nari mpugiyeho ntaguciye mu ijambo abantu bose ferwafa ira breakinze ivuga ko amakipe yakiriwe abantu bari kunyoherereza nkababwira nti ibyo bintu saa 3 zuzuye byavugiye kuri radio bari kubikoherereza noneho kugira ngo tukonfirme iyo email kugira ngo wumve kuba biremereye niba ferwafa bihari inatange n'isaha ku isaha y'isa 3:15 nijoro nibwo email ikonfirima ibyo bintu ubundi babanje gutegereza rwego rukuru rw'igihugu rurutse izindi iyo ofisi izindi uyitekereze niyo yakonfirimye ministaneri saa 3:15 yabwiye ferwafati emeza abantu bazi izo saa 3 rero z'igitondo nanone izo saa 3:15 rero nabo bahise bafata iyo email bahita bayikopiya bahita beza muri Rwanda Premier League izo saa 3 ariko vuga nabwo byanatambutse kuri radio Rwanda mu rugo rw'imikino sinshaka kujya mu twigendere kugira ngo byumvikane neza abavana muri digital baraza kudufasha ririya jwi barikate bashyira n'ifoto ya Rishari cyita turi posting noneho bigaragara neza ibyo bintu barabitubujije iyo ari matazi z'igihugu bikorerwa muri radio y'igihugu umbabarira rwose kuba nguciye mu ijambo komeza soliste utankoresha kuri Serigne soliste bari kuri YouTube enderea shaka mvuga abantu bari kuri YouTube enderea soliste so baziste urakoze twari turi ku kintu bita CV y'uyu mutoza bamaze kubona rero ko batabonye uwo munya-Côte d'Ivoire baravuze ati uyu mutoza yadufasha kubona abakinnyi b'Abasenegal nicyo kintu cya mbere yababwiye hano muri Senegal twakoze abakinnyi benshi kandi tubyemeranya muri Afrique Noire igihugu cyagiye mu gutegura abakinnyi kikabikora kinyamwuga ni Senegal ikindi gihugu wenda muri Maghreb ho bamaze igihe babikora za Maroc na za Misiri niyo mpamvu tubona nyine banagira n'amakalite y'abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ariko Senegal bubatse umupira ku rwego rwo hejuru ikintu umujene ikintu umusaza yababwiye irabwiye ati ndabamanuramo abajene b'Abasenegale mu gihe kiri imbere bakiri bato ndabaha ibisubizo by'abakinnyi bato kandi badahenze beza bari ku rwego kandi twanayibona bareyo mwareba Abasenegale mugize muri iyi minsi nuko Folenganya yavunitse Isudanya muri defense murabona ibintu akora mu kanya tugiye kujya mu kibuga hari karite rwose Kadime ataratangira kugira biriya bibazo natindizwe igitego swana abantu bose bavuga muri aperi batinyamara uyu mwana ni ibindi icyo kibuga ndagira ngo tukijyamo ko murabizi ko mu kanya tuza kwakira action uyu mugabo rero ku ngingo ya kabiri barabanje baraviva kuko utavuze ngo Sharifu Bayo nawe wa Kiyovu ngo sinzi amanitse akaboko Axcel Sharifu Bayo kutamuvuga kandi Baziste ntabwo yakorohera mu kido ako kanyuma ya kabiri yatumye bamwe yaravuze ati namwe iwanyu nubwo wenda mudafite structure nziza inoze iri ku murongo nk'iyi wacu ariko nicyo nzanye nubwo bwonko nubwo bwenge bw'uko nabibayemo muri formation z'aba bana be bacu bose
ndashaka gusiga mubakire structure zo kubaka Rayon Sport ikora impano z'abanyarwanda nabo nkazibazamurira. Baranambwira ati dufitemo n'abana benshi bato, aba bana ba Messi, aba ba Paul Sindi Jesus n'abandi bose yagize na ba Fabrice bari abana bato n'aba Kitoga b'abakongomani. Aravuga ati ibyo nibyo nkunda cyane, ahubwo kubona hari groupe irimo abapeti bato nzagenda mbafasha kubagera abakinnyi beza tarazabunzi na caringi. Icya gatatu yaravuze ati ikijyanye no gutwara ibikombe, njyewe n'umushampiyo ngiye ntwara ibikombe, ntabwo bya bintu byo kuvuga ngo ni umutoza utagira ibikombe. Ati iyo aperi muvuga ngiye nzahangana nayo, ibikombe nzaza tubishake. Uyu mugabo rero harimo ikibazo kimwe gusa kiri gutuma atarasinyira muri Senegal ngo ahita aza mu Rwanda. Rayon iramuhereza $4,000 by'amadolari by'umushahara, ikamwemerera inzu yo kubamo, Rayon imwishyurira, ubwo n'umukozi nyine ugomba kumufasha, ndetse n'imodoka igomba kumutwara, ndetse nyine n'ibya fuel buri ikipe bifatanshije. Bavuze imodoka, bavuze nyine na karubira, byose bijyanirwa hamwe. Uyu mugabo rero ikibazo gihari, we yarababwiye ngo bitari 5 byuzuye ntabwo nza. Nta banga ririmo kuko biri almost kuba done. Muri iki gitondo navuganye na perezida wa Rayon, anyihanganire kugira ngo inkuru yuzure mbivuge. Yambwira ati Rugaju, nako kantu k'igihumbi kari kuburamo, twari tukiri kudisikita, atari kuranza ndi umugabo wihaye, nanjye icyo nakunze sinakireka ngo kubera inoti $1,000. Ati turakimuha, ibyo 5 turabyuzuza. Rugaju, ndashaka kubaza unsubize mu masegonda make. Rayon Sport afahami yajya guhagarikwa n'ubundi hari ikibazo cy'uko yaba abakinnyi yaba umutoza ntibari guhemberwa igihe. Uyu mutoza nawe yaba yamaze kumenya ayo makuru ku buryo ibintu byose abifite nta mpungenge n'imwe ko hazabamo icyo kibazo. Njye na Iber twaramuherekeje avuye hano mu kiganiro, turamaza tuti perezida, ko Rayon Sport yawe itandukanye na Jean Fidele akanyenyeri yageragezaga kukabona ku gihe. Aravuga atubwira nyine ibibazo bari gukoreramo, ariko atubwira ko ari amafaranga akafategereje $100 by'amadolari, ni hafi $145 ko zizakemura ibibazo byo kwishyura ba rotifi, abakinnyi batandukanye bafitiwe amarokritoma n'ibirarane by'imishahara. Arambwira ati rero ati ukuntu ibintu biteye, ati uyu mutoza we twaraganiriye, twamubwiye status yacu nka ekipe ko tutambura, ariko hari igihe wenda tudashobora kubona amafaranga wenda ku gihe. Ariko nawe yarabwiye ati ntabwo ikibazo mfite, aba basaza y'imyaka 55 aba yarakoze rigoga, ntabwo ari wa muntu uvuga ngo iminsi itarane, ibyo ntabwo aba bibara cyane. Pressure yo kuvuga ngo Roven 5 utampere, ibi ni ibyanjye nk'umujene ukiri gukorera udufaranga twibanze two mu ntangiro. Akaba ari abasaza bafite amafaranga, ubwo update yanga nagasuzuguro nuko yamwima hari, cyangwa ukazashaka kumwambura, ugashaka kumuheza. Update ku birarane bya Rayon mu myitozo yo kuwa gatatu, Perezida Tadeyo yari yasuye Rayon Sport mu Nzove, ari kumwe na Claude Mishinga Mushimire, bababwira ko uyu munsi babahemba, barabahemba ukwezi kwa 9. Bwose barajya gutera match y'amagaju nimugoroba, amafaranga bayabonye, kuko ubwo bari no muri camp, bagiye muri lokale, bari kwa perezida kwa Fandi kwa Ritayadi Bugesera, niho bari gukorera. Ubwo rero urumva ko baza urashaka cyo ngo tuvugeho match gatoya twakiriye 11 ba Rayon Sport, 11 ba Rayon Sport subavuga. Reka twibutsa abantu ko ikipe ya Rayon Sport iza kwakira amagaju kuri uyu mugoroba ku isa 12:30 n'umukino amagaju aza gukina adafite muhari mu Amase ngo amaze igihe kigera hafi ukwezi ari mu Misiri, murabiswa ari Nigeria, murabiswa ari instructor. Bivuze ngo iyi match rero uyu munsi match iraza gutozwa na Pablo, niwe wanatoje match ekipe. Pablo ndi warungirije, hari ingingo za Bugesera na za Rayon, muramuzi ibyawe mu magaju na mbere. Niwe uza uri mu nshingano ko na match ya Police niwe wayitoje. Hagati aho umwaka ushize imikino murabiswa ya ekipe yaranganyije 0-0-2-2. Ikipe y'amagaje ariko nagiri muri form kugera ku munsi wa 4, nagi imeze neza, iraza gukina na Rayon Sport 11. Rayon abakinnyi babanjemo uko bakabaye batsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1, copy paste nibo bari bubanzemo. Mwizamu
ni Pavel Nzira, kuri kabiri ni kapitene Serumogo Ali Omar, kuri gatatu ni musore Prince. Uyu musore abantu babwiraga umutoza bati wamukuyemo gashyiramo Paul Saint Jesus, aravuga atoya mureke mufashe nzu urwego rwe twarabanye Burundi ndamuzi tazazamura urwego. Musore Prince kuri gatatu. Umutima wa defense ni Kabange ewana ngo umutoza yemera cyane, avuga ati kinaza Axcel zo gupitwa muri duel abameze nabi cyane. Birumvikana general wa defense ya Rayon Yusudianye n'ugomba ko yayoboye defense ari kuri gatanu. Kuri gatandatu nta gihinduka ni Sefu akina gatandatu ariko iburyo. Noneho ntabwo akina sisi soro bimwe bya Rugangura kunda, ahubwo kuri gatandatu nanone dubrire ye ariko ahengamiye ibumoso haraba hari uwo bita Richard Ndayishimiye. Barakina ari abakaseri babiri bateganye, icyo gihe babyita gusa naho mwishe umwanya umwe ariko ntuba wapfuye, ahubwo nicyo muri animation Richard nusohokana umupira agasa n'ugiye ku munani, none Sefu agasigara kuri gatandatu neza iyo rebonye umupira yabitaho ufite bakagaruka bombi bagagara imbere ya defense bimwe Axcel rido defensive. Ku 10 ni Abedi Bigirimana ntibisanzwe. Uruhande rw'iburyo nuwo bita Aziz Basane Kulanya, uba wihuta cyane iriya pesi Feruzi ngo arayemera cyane. Uruhande rw'ibumoso ruraza kuba ruriho umusore witwa Ngong Gruari. Hanyuma ku 9 haraza kuba hari umusore Yves Habimana bakunda kwita Rutsiro, ariko hari ukuntu ngo abaperimeta na Ngong Yves akajya gusabira ku ruhande, noneho uyu musore Gruari akaza ku 9. Kimwe mu bintu ngo biri muri Rayon Sport bari gukora cyane, kubera ko babonye karite ziri muri uyu musore witwa Ngong, bamutegerejeho n'ubundi kuza kubafasha gutsinda ibitego byinshi kuko n'umukinnyi mwiza. Hanyuma ku cy'umutoza gato nta mwungiriza n'umwe azazana, Feruzi n'uzaba umwungiriza we barakominika igifaransa bose n'umurundi n'umusenegale n'aba fitness bazaguma ari bari abagabo ba Serge Mwambari, we azaza wenyine coach nta mwungiriza. Ikindi kandi birashoboka cyane ko iyi match y'amagaju nta gihindutse uyu mutoza tuvuze ashaka kuza kuyireba. Sibyo nabwiraga se